Aha, maze iminsi mbabwira rero kuri gahunda ya twongera imibereho, tugubwe neza, tubeho neza. Uyu munsi rero murabona kuko ndi mu gikoni. Abantu benshi bakunda kuvuga ko roho nziza itura mu mubiri muzima. Rero nababwiye kuko uko umwuka ukenera ibyo kurya by'ijambo ry'Imana, n'uyu mubiri wacu ukenera ibyo kurya by'umubiri bimeze neza. Ndi mu gikoni rero kuri uno munsi hari bazaniye inkuru nziza. Hari abantu benshi bakunze kumbaza ngo ariko ngo umubiri wo wakunganira uti ijambo ry'Imana kugira ngo rigende neza. Uyu munsi rero ndashaka kubategurira ibyo kurya. Ndategura inyama y'ingurube uno munsi, inyama ahantu bita kwita ko ry'ingurube. Urabona mfite umunzani hano, mfite icyuma cyanjye, mfite ibirungo. Reka ndebe no muri firigo ikintu kirimo. Muri firigo ndi kubona mufitemo ibintu byinshi. Harimo ibirungo, harimo ibirungo, amavuta yo gukoresha ndayafite, byose birimo. Hano iri ni iziko. Reka ndebe na hano mu bikoresho byo guteka. Ndebe ngomba mfite ipanu nziza yo gukarangiraho. Ndebe ko hari ipanu imeze neza. Nayibonye. Ujye gukaranga inyama neza ugomba kureba ipanu imeze neza, ifite isuku, dafite ikintu na gitoya. Urabona ko iyi panu rwose ibereye gukaranga. Uyitereka hano ku ziko. Ariko ku bantu bakoresha nyene amakara cyangwa se gaze, uba ibisukuye neza ukayitereka ku ziko, ukabanza ukayireka ikaba aha ngaha, hasigaye ibirungo byose ukabyegeranya. Rero ugiye guteka ugomba kwambara neza, ugasa neza, ukaba umeze neza, umutwe ukaba wirinze kuko hari imisatsi iraguruka ikagwa mu ipanu cyangwa mu byo uri guteka. Ukaba ufite ibikoresho byose, ikintu ushobora kwihungura ku ntoki cyageze kikwanduza. Hasigaye ngo urageze mu mwanya kugira ngo negeranye ibirungo by'inyama yanjye ngiye gutegura. Nababwiye ko ndabategura inyama bita inyama y'itako y'ingurube. Ngiye kujya mu murima wanjye w'igikoni ndebe ibirungo nahinze uko bimeze. Turi kumwe?